Yesu ashimwe bene data, muraho neza, bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, Imana y'imbabazi, tunejejwe no kuduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe, twongeye kukwinginga ngo twemerere Mwuka Wera yende ku byawe, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, abyumvishe imitima yacu, abitwemeze, anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mbuto y'umwuka yitwa ibyishimo. Uyu munsi rero turasoma Zaburi ya 16 umurongo wa 11. Haranditse ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Reka nsubiremo, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Imana yacu tugirire neza. Wowe uneze amatwi, ibintu byose uzashakishirizamo ibyishimo, uzashakishirizamo umunezero, wifurije ko bizaba ibintu bitakujyana kure y'Imana, kuko ku Mana honyine niho hari ibyishimo byuzuye. Hari ibintu byinshi hano ku isi byatunganirijwe kunezeza abantu, harimo amakinamico, harimo ibitaramo, harimo imikino, harimo ingendo zo gutemberana n'inshuti. Ibyo bintu byose ni byiza, ni byiza rwose gutemberana n'inshuti mukishima, kujya mu bitaramo bya muzika, ariko byakabaye byiza bya muzika y'Imana, nyine ivuga umuziki w'Imana. Ibyo bintu byose ni byiza pe, n'imikino abantu bagakina, ibyo bintu byose ni byiza, ariko ibyo uzajyamo byose uzarebe neza ko ari ibintu bituma utajya kure y'Imana, kuko ibindi uba ubigiyemo udafite Imana nta munezero ushobora kubonamo. Cyakoze ushobora kubonamo ikintu kijya gusa n'umunezero, ariko ntabwo aba ari umunezero wuzuye, kuko umunezero w'ibyo byose, umunezero w'umukino wajya kureba nubwo waba ari uw'amakipe akomeye, umunezero w'umukino wakina uko waba umeze uko ariko kose, umunezero w'igitaramo wajyamo, umunezero w'umuziki wakumva, umunezero wabyo ungana n'amasaha biba biri buze kumara. Iyo uwo muziki urangiye, n'umunezero uba urangiye, wa mukino ukirangira na wa munezero birarangirana, amasaha yagenewe uwo mukino biba birangiranye. Ariko umunezero uturuka ku Mana ni umunezero ukomeza. Imana irakunezeza bigakomeza kugeza ku rwego kunezeza uri no mu nzozi usinziriye. Imana iratangaje cyane, izi ko inezeza umuntu ikamunezeza asinziriye, umunezero akawukangukana, umunezero akawirirwana, kugeza aho yumva umunezero nta n'umuntu begeranye. Abandi bakaba ushobora kwicara muri bisi cyangwa se mu isoko, ukahicara wumva ibintu biri kunezeza umutima wawe, Imana iri kugenda inezeza umutima, abandi bantu batarimo barabyumva. Umunezero uturuka ku Mana ni umunezero udasanzwe, ni umunezero utuma umutima ucya. Ibintu bikujyana kure y'Imana ntabwo byagohesha umunezero wuzuye. Ku Mana niho honyine ari umunezero wuzuye, niko ijambo ry'Imana utubwiye. Na ya mikino twavugaga, na bya birori, na bya bitaramo, na kwa gusohoka, bikugirira umumaro iyo ubijyanyemo na Yesu Kristo. Iyo ari ibintu Yesu atajyamo, nawe ushaka burya wabireka, kuko Yesu niwe utanga umunezero. Imana itugirire neza. Ibyo bintu byose bikugirira umumaro iyo ubijyanyemo na Yesu. Imana itugirire neza. Umunezero wuzuye nk'uko twamye tubivuga uva ku Mana, no mu gihe ugoswe n'ibitagakwiye gutuma wishima, yigira ukuntu ijya ibigenza. Nujya ubona ugoswe n'ibintu bitari byiza bitagatumye wishima, ujye uhungira ku Mana. Ifite ukuntu ijya ibigenza ikanezeza umutima ubabaye, kandi ikawunezeza itagukinnye ku mubyimba. Atari nka kumwe abantu bagira ngo baze batesha agaciro icyakubabaje, ngo bakubwire ngo berekane ko umubabaro wawe nta gaciro ufite, cyangwa se ko ari ibyo uri kwigira. Oya, Imana yo ntabwo ari gutyo ibigenza, cyangwa se igutegeke ngo seka kandi uri kurya. Imana ntabwo ari gutyo yikunezeza, ahubwo gahoro gahoro, iyo wayemereye ukayihereza ikaze, iraza ikakuganiriza no kuri cya kintu cyakubabaje, ukagenda iguhereza umunezero gahoro gahoro, ukaza kugeraho umunezero urusha imbaraga umubabaro mu gihe cy'ibyago byawe, cyangwa se mu gihe cy'amakuba yawe. Imana ifite ukuntu ibigenza, ikaganiriza umutima wawe, ikagenda usubizamo imbaraga. Amakuba agihari, ibyago bitarangiye, ikakunezeza we, umunezero wawe ukaza kurusha imbaraga y'amakuba.
Imana ifite uburyo ijya ibikora ibyo byose bikemera kandi ikabikora neza cyane itagukomerekeje cyangwa se ngo ikubwire amagambo akuremerera. Yo ubwayo mu bumana bwayo izi kunezeza iyo mitima ibabaye. Wifurije kujya usanga Imana no muri icyo gihe ufite ibikugoye, ariko kandi si icyo gihe gusa, no mu gihe umeze neza ku Mana niho hari umunezero wuzuye. Biriya byose by'imikino n'ibitaramo nk'uko nabivuze bikugirira umumaro iyo ubijyanyemo na Yesu Kristo. Ku Mana niho honyine hari umunezero wuzuye. Zaburi yabiteguye neza ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Imana iduhana umugisha.